Muraho neza, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ikaze nanone kuri channel yacu, aho ngiye kubasangiza iki gitabo maze iminsi nsoye. Igitabo nahawe n'Umwuka Wera ndacyandika, kikaba gikubiyemo uko ijuru ryageragereje mu Rwanda mu mwaka w'1994 bwakorwaga jenoside yakorewe Abatutsi. Benshi babibonera mu buryo buri fiziko, cyane cyane mu buryo bw'amoko, Abahutu n'Abatutsi. Ariko ni iki cyabaye mu Rwanda uko Imana ibibona, turebeye mu mwuka, tutarebeye mu moko, Abahutu n'Abatutsi. Nubwo tuzi ko ari byo byifashishijwe kugira ngo habe jenoside yabaye mu 1994 y'Abatutsi, ariko mu buryo bw'umwuka bigaragara gute? Ubu rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri chapitre enye za mbere zibanza, ibigikubiyemo nk'uko tubiberebera hamwe. Muri chapitre ya mbere turasangamo intangiriro, turebemo u Rwanda nk'igihugu aho ruherereye, tugendeye ku bihugu by'abaturanyi Uganda, Tanzania, Burundi na Congo yari Israel icyo gihe. Turebe se uruhare bishobora kuba byaragize mu byabaye mu Rwanda. Muri chapitre ya mbere kandi dusangamo ingoma ya cyami y'Abatutsi, nuko byashobotse kugira ngo Abatutsi aribo bari nyakamwe, ari nyamuke, babashe kuyobora Abahutu. Ese byagenze gute? Kuki yaba amaradiyo yo hanze, yaba n'abirirwa bandika kuri za internet batajya babivugaho ngo abantu basobanukirwe koko uko byagenze? Kuko niho ruzingiye, niyo ntandaro byose. Kuko nimba abantu bari nyamuke bakabasha kuyobora benshi, ese byagenze gute? Abo benshi bashobora kuba barabigizemo uruhare kugira ngo babashe kuyoborwa, abayoboke. Byagenze gute? Kuko ntabwo wapfa kuramuka mu gitondo ngo wisange utegeka abantu aribo benshi kandi ariwe bakeya. Abo hantu byagenze gute? Nubwo bivuga ko Abatutsi aribo baje nyuma, Abahutu bakaba bari bahari, habaye iki kugira ngo abantu bake baje bishoboke yuko bahita bayobora abenshi? Aho naho tuzabira mu gitabo ko byagenze. Abahutu bica Abatutsi ku nshuro ya mbere byagenze gute? Byatewe n'iki? Revolution ya 1959 y'Abahutu yatewe n'iki? Nabyo tuzabirebera hamwe. Ihirima ry'ingoma ya cyami y'Abatutsi ryagenze gute? Turebe ubwumvikane buke bwabaye mu Bahutu ubwabo bwatewe n'iki? Ibyo akaba ari byo bikubiye muri chapitre ya mbere. Muri chapitre ya kabiri turasangamo intandaro y'umwiryane mu Banyarwanda, ibyakurikiye revolution ya 1959 y'Abahutu, nuko ubwigenge bwaje kugerwaho mu Rwanda. Ese byagenze gute? Turebe uko uturere mu Rwanda twari turi, nuko ubutegetsi bwari busaranganyijwe mu gihugu mu myaka ya 60. Twongere turebe intandaro y'umwiryane hagati y'Abahutu n'Abatutsi aho yakomotse. Turebe ikibazo cy'Abanyenduga n'Abakiga cyatewe n'iki, cyatangiye gute. Noneho turebere hamwe muri rusange Abakiga, Abanyenduga n'Abatutsi aho bahurira, aho batanira, ikibazo kibarimo. Ese nuko iki abo bantu bose ari batatu bafitanye ibibazo hagati, cyangwa se tuvugiye mu gihe byabereye barafitanye ibibazo hagati yabo, byatewe n'iki? Ibyo bikaba ari biri muri chapitre ya kabiri. Muri chapitre ya gatatu turasangamo impunzi z'Abatutsi zari zarahungiye hanze kuva mu myaka 59 kugeza muri 90 zari zibayeho gute. Ibyakurikiye revolution 1959 y'Abahutu bigaragara byabaye ni ibiki, n'ingaruka byateye ni izihe. Turebe ubwicanyi bwakorerwaga Abagogwe, cyane cyane n'ubwabereye za Kibirira na Kingogo. Turebe impunzi z'Abatutsi zari zarahungiye hagati mu gihugu, cyane cyane mu Bugesera, byatewe n'iki, n'iki cyari kibyihishe inyuma. Harakurikiraho uko Abatutsi bahungiye mu gihugu bari bafashwe, yewe n'abari barahungiye hanze mu bihugu duhana imbibi bari babayeho gute. Uko bari babayeho nuko
babashije gutura muri igihugu nabyo tuzabirebera hamwe. Ubundi turebe ku butegetsi bwa Kayibanda icyatumaga akomeza igisirikare, ibyo nabyo turaza kubirebaho muri iyi chapitre. Ibyo akaba ari byo biri muri chapitre ya 3. Muri chapitre ya 4 turarebera hamwe kudeta ya Habyarimana 73 n'ibyayikurikiye, uko ibintu byahindutse, abakiga bagashyira abanyenduga mu mwanya wabo bakwiriye nk'uko bakunda kubivuga. Ese kudeta ya Habyarimana 73 yari ngombwa, yari ikenewe? Ubutegetsi bwahindutse gute imaze kuba? Ikibazo cy'amoko, umwuka wari mu Rwanda muri 73 nuko ubwicanyi bw'abatutsi bwasobanurwaga yari bimeze gute? Twongera turebere hamwe ikibazo cy'amoko hagati y'abahutu, abatutsi n'abatwa muri rusange ko cyari giteye. Turebe umwuka wari hagati mu banyarwanda mbere, hagati na nyuma ya kudeta ya Habyarimana 73. Twongera turebe uko kudeta ya Habyarimana 73 yashobotse, tuyibazeho. Turebe icyatumye ibyo byose iyo byabaga haba ubwicanyi bw'abatutsi byaterwaga n'iki. Tureba kandi uko impunzi z'abanyarwanda cyane cyane z'abatutsi zari zarahungiye hanze zakiriye kudeta ya Habyarimana 73, zabibonye gute. Twongera turebe uko Habyarimana yabashije gufata ubutegetsi bwose cyane cyane akoresheje idini. Twongera turebe kutita ku bintu ubutegetsi bwa Habyarimana cyane cyane ikibazo cyarebaga impunzi z'abatutsi bari barahungiye hanze byaterwaga n'iki. Twongera turebe ese kutamenya gusoma no kwandika mu banyarwanda nk'ikibazo cy'ingutu cyari kibakomereye byaba byarateye ikihe kibazo hagati y'abahutu n'abatutsi, cyane cyane mu myijyane yabayeho n'ubwicanyi bwagiye buba. Twongera turebe kutagira umutimanama kw'abantu, cyane cyane bakumva ko ari bo bagomba kwiharira ibintu abandi badafite uburenganzira, cyane nko mu bahutu b'icyo gihe bumvaga ko ibyiza byose by'igihugu ari ibyabo. Byaterwaga n'iki? Turebe ese ni iyihe gahunda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite, umuyoboro bwari bufite, cyangwa ibyo batekerezaga, yaba gahunda nziza cyangwa gahunda mbi, nabyo tubirebe. Dukurikizeho kureba ubutegetsi bwa Habyarimana ibishobora kuba byaravugirwaga ahatagaragara hatabona, ko burya byanze bikunze n'ibibera hatabona bigeraho bigasohoka. Ese byari biki? Noneho turebe, twibaze niba koko hashobora kuba harabaye imishyikirano hagati y'ubutegetsi bwa Habyarimana n'impunzi z'abatutsi zari zarahungiye hanze, kugira ngo barebe ko ikibazo cyari gihari cyakemurwa mu mahoro, bumvikane. Turebe niba hari inama zagiye ziba kugira ngo iki kibazo gishobore gukemuka. Ibyo rero akaba ari byo bikubiye muri chapitre ya 4. Ibindi tuzagenda tubigarukaho uko bizagenda yicuma. Turabashimiye kuba mwitabiriye channel yacu uyu munsi. Nanone mukomeze musangize bagenzi banyu iki gitabo, kuko gikubiyemo byinshi bizafasha urubyiruko cyane cyane kumenya ibyabaye muri 94 ku buryo bw'umwimerere butabogamye kandi bugendeye ku muri n'umucyo by'Imana nk'uko nabihawe. Akaba ari naho ikimenyimenyi navanye agakiza, ariyo bishimangira ko nta kabuza ibyo nahawe hano byaturutse ku mwuka wera. Nkesha agakiza, nshimira Imana iteka ryose. Mukomere, Imana ibarinde, turi kumwe nakagaruka.